Ku munsi wa karindwi w'abakobwa 15 bari mu mwiherero mu karere ka Rubavu bongeye kwigishwa amasomo atandukanye. Mu isomo bigishijwe kuno munsi harimo uko bashobora gukora business, uko bashobora kuba nabo abashoramari, nanone bigishijwe uko bashobora nabo kwakira abakiriya, kubera ko igihugu gihuba amafaranga menshi cyane mu bijyanye na customer care cyangwa se service nziza zihabwa abakiriya ko zigahabwa nabi. Kuno munsi rero twifuje kumenya ngo hari abakobwa bari mu mwiherero, ariko se ninde, yavukiye he, yabaye hate, ni muntu ki? Ushatse kumenya byinshi cyane kuno mukobwa wamenya ari muntu ki. Niyo twaganiriye n'uwitwa Colombe ndetse tuganira n'undi witwa Jane. Byinshi kuri bo nibyo bari mu kubabwira. Nitwa Uwase Colombe, mfite imyaka 19, ndi umunyarwandakazi, nkunda Imana kandi ndayubaha, nkunda gusoma. Navukiye mu Rwanda nk'uko nabivuze, ndi umunyarwandakazi, navukiye mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal mu 1995 ku itariki 3 z'ukwa 10. Amazina yanjye yitwa Mutoni Jane, ndi umwe mu bahatanira ikamba ry'Inyampinga w'u Rwanda 2015. Mfite imyaka 19, nkaba mvukana, tukaba tuvuka turi bane, mvuka mu bahungu gusa, ndi ngiye mukobwa njyenyine. Abahungu ni 3. Navukiye Kigali, niho nakuriye. Nkiri muto nabanaga na grand-mère wanjye, akenshi twabaga turi kumwe, anganiriza, ncira imigani. Rero nta bana benshi twakuranye, rero nta muntu nari gukubagana nawe. Nakuze ndi umwana utuje, n'uyu munsi ngira ngo niyo mpamvu byankurikiranye. Jane yarakubaganaga cyane. Jane sinzi aho yabaga ari, abantu babaga babizi ko ahari. Nyene guseka, kwishima, gusaragurika buri mwanya. N'aba bantu urabazi nyine baba bakubagana. Ikiburamwaka na primaire nize CSK ni Kabeza. Amashuri yisumbuye nize Tronc nayize TTC Save mu mbere no mu kabiri, gusa kubera nago ni adaptaga Save njya King David, niho narangirije Tronc. Hanyuma supérieur nize Inyange Girls School of Sciences, niho narangirije amashuri yisumbuye. Nkaba narize imibare, icungamutungo n'ikoranabuhanga. Ntago nari umuswa, nari umuhanga, kandi ubuhanga si uvuga ngo uraba uwa mbere. Ubuhanga ni ugutsinda ugakora your best, nibwo buhanga bwawe. Jane yatangiriye Kigali Parent School, niho nigiye primary. Secondary O level nahigiye Flower Girls School, and A level nahigiye King David Academy. Nkiri muri primaire nari active mu ishuri, narasubizaga, nari ponctuelle. Ikindi nyine nkunda kubahiriza icyo umuntu ambwiye. Rero ibyo byamfashaga gukorana neza n'abarimu, kuko burya umuntu wese akunda iyo akubwiye ikintu akacyubahiriza. Rero byatumaga mbana neza n'abarimu, bityo kuko iyo ubwiye umuntu akakumva, n'ejo bundi uramubwira. Rero kuko bahoraga bambwira nyine ibi ngibi babikoze gutya, gerageza uhindure gutya, byatumaga n'improvinga, bityo nkakora neza mu ishuri. Njyewe rero nararwanaga kubera ko nakuze mu bahungu, urumva ko nakuze mfite imico nk'iy'abahungu. Ntago navugaga, nakoraga ibikorwa, warandakazaga nkagukubita. Nkiri muto ikintu nakundaga gukora nibyo grand-mère wanjye yantozaga, kwandurura, kuko kuvoma sinari kujyayo kuko nta bantu nari mfite najyana nabo. Kwandurura, koza ibyombo, imirimo nk'iyo ngiyo nyine ikorwa n'umwana bijyanye n'imbaraga afite, ariko ikorewe mu rugo. Jane ni umukobwa ukunda kunezerwa n'inshuti ze, ni umukobwa ukunda gufasha,
kugwa neza ndabikunda cyane, nko gufasha wenda nk'imfubyi hano ku muhanda ndabikunda kuko mba numva ko mba ngerageza kumva ububabare bwabo. Jane ni umukobwa aharanira icyamuteza imbere, ntabwo akunda kuguma ahantu hamwe. Jane ni umukobwa ukunda kwiyubaha kandi akubahisha n'inshuti ze. Ikintu nibuka yaramperekezaga ngiye ku ishuri, na saa yine akaza kundeba ku ishuri yamfunyikiye utuntu, nyine nicyo nibuka, ni nacyo cyanshimishaga. Blague tugira nyinshi cyane, guserezanya ni byinshi, bakagusereza kuba n'abahungu ni ibintu biryoshye cyane, njye ndabikunda. Ni abantu nyine batagira ibintu by'amatiku, mutakwanduranya, baraguharira kuko ariwe mukobwa wenyine, urumva ko ufashwe nk'umwamikazi. Umugani yanciriye, ni imigani myinshi yanciraga. Hari umugani yanciriye bitaga, ni umugani w'amaguru asarwaye. Hari n'undi mugani yanciraga witwa, harimo umwana witwa Kenge. Ni imigani myinshi yanciraga, imigani akansakuza, ibintu nk'ibyo nyine umuntu mukuru yigisha umwana bigamije kumwigisha umuco w'igihugu arimo, umuco nyarwanda. Basaza banjye ndabakunda cyane, ni abantu duhorana mu buzima busanzwe, baransetsa cyane, nkunda umuntu unsetsa nyine, nkunda guhora nishimye, tuganira byinshi. Blague zo ni nyinshi cyane, stories zigiye zitandukanye, ko nyine bo baba basohoka hirya no hino, tukaganira, ni byinshi tuganira. Niga muri primaire nagiraga amanota meza, nazaga muri unité. Ndavuga ni ukuvuga unité, ni ukuvuga ngo ni umwanya wa mbere kugeza ku wa 10. Ntago narengaga umwanya wa 10. N'ikimenyimenyi naritsinze ndangiza wa 6, banyohereza TTC Save. TTC Save naho naratsindaga kuko ngeze muri supérieur, ngeze muri tronc commun, icyo gihe umuntu abatangiye no kumenya ubwenge, ubutangiye gutekereza cyane, ubutangiye kumenya ibyo ushoboye mu masomo yawe, akaba ari byo wibandaho, ndetse n'ibyo udashoboye nyine ukamenya gukorana nabyo, ukamenya uko wimprovinga. So ngeze Save nabwo nakoraga neza, ho nari nimprovinze mu buryo bugaragara, ntago narengaga umwanya wa 5. Gusa naje kuhava mu 2 njya King David naharangije mu 3, naho nakoraga neza. N'ikimenyimenyi nabwo nabaye Miss King David. Kuba Miss w'ikigo bisaba kuba ufite academic performance nziza, kuba witwara neza. Rero naje gutsinda nabwo mvuye King David, njya ku kigo, banyohereza ku kigo cyitwa Inyange Girls School of Sciences, ariho nababwiraga nize imibare, icungamutungo n'ikoranabuhanga. Nabyo nabikoze neza, gusa kugeza uyu munsi amanota ntarasohoka, ariko mfite icyizere cy'uko nzatsinda. Blague ni nyinshi cyane, sinzi naho nahera. Bakunda kuvuga nkiri umwana, ukuntu nyine nahora nari inyanda, ntabwo nakundaga kurya. Hanyuma baba baduhaye nk'amafaranga, urumva agatwara menshi akansigira nk'akajana. Nyine ntabwo nakundaga kurya. Bati nyine twaraguhendaga ubwenge, ibintu nk'ibyo. Umuntu avuga ngo iyi ni achievement bitewe n'uko azi, bitewe n'agaciro icyo kintu. Njye achievement ya mbere nagize ni ukumenya Imana. Kumenya Imana nyine kujya mu nzira yo gusenga ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko kuvuga ngo ndakijijwe ni ibintu byoroshye, ariko gukomeza muri iyo nzira ntabwo byoroshye, kuko bigusaba kwitwararika. Kuba naramenye Imana kandi nkaba nkiri muri uwo murongo ni achievement yanjye ya mbere. Ikindi kintu navuga ko ari achievement yindi yanjye ni uko njye nyine kuva mu buto bwanjye nyine naharaniraga
naharaniraga kuba intangarugero. Indi achievement navuga nuko ngeze aho ngaho nabwiye muri supérieur nabaye umukobwa uhagarariye abandi. Byaranshimishije cyane kuko mu kigo cy'amashuri haba harimo abana benshi b'abakobwa, njye nigaga mu bakobwa gusa. Haba harimo abana benshi b'abakobwa, haba harimo abana bashoboye, ariko kugira ngo baguhitemo bavuge ngo uyu muntu niwe uzatubera umuyobozi, ni ibintu bikomeye. Baravuga ngo ubuyobozi bwose bushirwaho n'Imana, kubemera Imana, ariko nyine ni achievement nayo muri zimwe nyine mp'agaciro cyane, kandi ntekereza ko ari n'ibintu byiza. Urabona iyo umwana abenshi abana baba bakunda kurya, ariko nyine uko ugenda ukura niko ubuzima bwawe bugenda buhinduka. Urabona uko urya uri umwana n'ibyo urya uri umwana biba bitandukanye n'ibyo urya uri umuntu mukuru. Biterwa nyine n'uko ushaka kurya. Iyo ushonje urya nyine byinshi, n'iyo udashonje nyine urya nyine ibyo wumva ushoboye. Ngize amahirwe yo kuba nyampinga w'u Rwanda 2015, ntabwo ari ikintu kimwe nakora. Ikintu cya mbere numva mfite ku mutima ni ukubera urugero rwiza abandi bakobwa, kuko muri ino minsi usanga nk'ingimbi cyangwa se urubyiruko dufatira urugero ku birangirire byinshi bitandukanye. Ukareba umuntu kuri televiziyo, mu ma newspapers, mu ma magazines, ukaba ndashaka kumera nk'uriya muntu, kuko uriya muntu arazwi, afite ibintu byinshi yagezeho. Ariko nanjye nimba Miss Rwanda 2015, nanjye numva nyine it will be a privilege, nzamenyekana, ariko mu kumenyekana ndashaka kuzabera urugero rwiza abana b'abakobwa, kazajya bavuga bati uriya nubwo ari Miss ariko hari n'urugero twamufatiraho, natwe turashaka gutera ikirenge mu kiwe. Umushinga si umwe, nicyo kibazo cyanjye, ngira byinshi. Umushinga naheraho urebye ni cyane cyane werekeye ku rubyiruko, kuko urubyiruko nizo mbaraga z'iki gihugu. Tudafite urubyiruko nta terambere twagira. Rero umushinga wanjye naharanira ko na bagenzi banjye urubyiruko twakwifatanya tukihangira imirimo, tugateza imbere igihugu, atari gusa mu gihugu ahubwo tukanakigaragaza no mu bindi bihugu. Uko urabizi nyine urubyiruko akenshi bakunze kuvayaja bakajya ahantu henshi, ukagerageza kwerekana igihugu cyawe ukagiteza imbere. Uko igihugu cyacu kigomba kuba cyubashywe kandi kiri recognized. Nk'ikintu navuga ngo nageraho nkavuga ngo nyine iki kintu nkigezeho, ntago habaho final point, ariko hari ikintu ugeraho ukavuga ngo wow, nyine hari ikintu ngezeho pe. Rero ngize icyo gihe sinzi uko nabivuga, keretse icyo nabona, ariko icyo nabona cyose nagisangira nabo. Kirakomeye indeed. Umuntu nakwitura ineza ntago ari umuntu urebye, ni Imana niyo nakwitura ineza, kuko burya Imana niyo igufasha aho nta muntu, niyo aho nyine aho inshuti zawe zitari, aho umuryango wawe utari, Imana niyo yonyine muba muri kumwe. Rero uwa mbere nakwitura ibyishimo byawe cyangwa ineza yangiriye ni Imana. Wambwira ngo ni gute gutanga icya-10? Ikintu cya mbere nakora ni nabanza gushimira na leta yacu, kuko ihora ibivuga ko tugomba kubyirinda. Rero ngize nk'amahirwe yo kuba nyampinga w'u Rwanda 2015, ikintu nakora, ikintu cya mbere ni ubukangurambaga, kubwira abana b'abakobwa ko icyo kintu gihari, ko icyo kintu ari ikibazo gihangayikishije. Hari n'abana b'abakobwa bishobora kubaho ariko batazi ingaruka, batazi uko bigenda. Ikintu cya mbere ni ukubanza kubibabwira ko hari ikibazo nk'icyo ngicyo. Ikindi kintu nakorana n'ama faith based organizations, imiryango igendera ku kwemera, kuko akenshi usanga aribo bahuriza hamwe abantu benshi. Nakora ama conferences, seminars, workshops,
zikangurira abana b'abakobwa kuba maso, kwitwararika, kumenya ko hari ikibazo cya human trafficking kandi bagomba kukirinda. Kandi iyo ubwira umuntu ikintu, akenshi kubwira umuntu ngo reka iki kintu ariko utamwereka ingaruka, nyine akenshi ntago agikurikiza. Ariko nababwira, reba hari ikibazo cya human trafficking, utabaye maso ngo ubyirinde, ingaruka uzahura nazo ni izi ngizi. Ndamutse mpuye na First Lady Janet Kagame, nta kintu namusaba, ntago nahera musaba, ahubwo natangira mushima, kuko ni umugore uhagararira abagore bose muri iki gihugu. Ni umugore utajya wireba we ku giti cye iterambere rye, ahubwo aharanira guteza imbere buri mugore wese ahava akagera, kuko yahesheje ishema abagore bose muri iki gihugu. Kandi ikindi agerageza kureba uko bagira icyo bimarira, nabo bagahagarara mu ruhame bakagira ijambo. Ndamutse ngize amahirwe yo guhura n'umufasha w'umukuru w'igihugu, ikintu cya mbere nakora ntabwo ari ukumusaba. Ikintu cya mbere nakora namushimira kuko hari byinshi adufasha, cyane cyane mu guteza imbere umwana w'umukobwa, mu guteza imbere iterambere ry'umuryango. Nabimushimira kandi namwizeza yuko twebwe nk'abanyarwandakazi ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange tuzaharanira guteza imbere igihugu cyacu nk'abanyarwanda. Murakoze kunshyigikira. Njyewe nanjye ku giti cyanjye, icyo cyizere mwangiriye n'izo mbaraga muri gushiramo kugira ngo munsunike aho nshaka kugera, ntabwo nzabakoza isoni. Nanjye nzabirika ko imbaraga mwashizemo ntabwo zapfuye ubusa. Muzabona ko ibyo mwakoreye byari bifite inyungu kandi bifite akamaro. Ndabashimira kubw'inkunga mu buryo butandukanye bagiye bantera, mu buryo bw'inama, amasengesho, kuntora. Ndabashimira cyane kandi nabizeza yuko nzakora igishoboka cyose ngo mbahishe ishema. Murakoze. Tubashimiye mwese mukomeje kubana na RBA muri bino biganiro, kumenya ngo ninde uzegukana ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2015. Abakobwa uko ari 15 muri kino cyumweru barerekeza inzira ya Kigali, aho bazakomereza umwiherero wabo. Ariko mubashije kumva babiri no munsi n'ahe mateka yabo, bavukiye babayeho bate, niziye ngamba bafite mu minsi iri imbere. Ni nkuko tuzakomeza twagezaho n'abandi abakobwa batari na ino kamba. Mwakoze kubana natwe, mwari kumwe na Andrew Kareba.